mukuru wanjye bamuterereje inzoka noneho iraza ijya munsi y'igitanda yarampamagaye ati mbabarira untabare ni baga wifashe kuko nanjye nta wamfashije bamwoherereje inzoka iraza ijya munsi y'igitanda igiye munsi y'igitanda ikajya ishyongoza gute kuno abagabo bashongoza bavugiriza yego kuno abagabo bavugiriza iryama munsi y'igitanda ikajya ivugiriza nawe akiryamyemo aryamye hano hejuru inzoka irimo hasi ariko n'intererezanyo bari bamuterereje ikajya ikavugiriza nk'umuntu w'umugabo urimo noneho amamagaye ngo nze nyimwicire nti ntayo nishe ababwiye umwana wiwe yari afite umwana wiwe w'umuhungu inzoka barayishe amaze kuyica haciyemo nk'icyumweru bamuterereje indi ubwoba buramwica aravuga ati inzoka ya mbere ndayikize iyi nzoka ya kabiri yo ntabwo iri bumpitane arangije ajya ku mupfumu mukuru wanjye we yahise yigira ku mupfumu bano bantu reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye muganga Clement ntekereza ko uyu mubyeyi ntabwo ari ubwa mbere tumwakira yaduhereza ubuhamya butandukanye n'uyu munsi rero tugarutse muri ya shusho y'ubuhamya niyo mpamvu ntatinze ngiye kumuha umwanya agatangira akabagezaho icyo yabateguriye uyu munsi ariko mbere y'ibindi byose reka mbanze mwakire anabibutse wenda ushobora kuba uhageze ari ubwa mbere utari umuzi reka tumwakire mu izina rya Yesu karibu umukozi w'Imana turabashohoje mu izina rya Yesu abakunzi bo kwa muganga Clement turabakunda tumenyeranye kuganira ku buhamya n'ubundi hari ubundi mbazaniye ubushize twaganiriye ukuntu banterereje inkuba banterereza n'inzoka ariko Imana irandwanirira iraneshereza mbicika ndi muzima gute se byagenze ndumva mu kiganiro cya kabiri ahari n'icya mbere nakoze utwo tuntu nadushyizemo ariko nubwo nadushyizemo ntago nigeze mbatangirira nyine uko byagenze mbere y'ibindi byose banza tubwire ukuntu byagenze kugira ngo inzoka bazohereze nyine nagiye gukodesha ahantu ndahaba maze kuhaba mpamaze nk'ibyumweru 2 Imana irambwira ngo ninsenge cyane n'ubundi si uko ntasengaga ariko noneho yarambwiye ngo senga cyane ambara imbaraga usenge cyane ndavuga nibyanze bikunze ubu nshobora kuba ngiye guhura n'urugamba rutanyoroheye hari muri karitsiye mbi cyane hakundaga kuba barozi cyane narahageze barambwira ati aha hantu nubwo uhimukiye ntabwo uzahashobora ubwo noneho rero ndangije ndasenga maze ndavuga ati reka mfate amasengesho yo kwiyiriza ndasenga ku munsi wa mbere maze gusenga ku munsi wa kabiri amasengesho nyashoje nagiye ahantu ku musozi najyanye n'abana noneho mu gutaha twaje imvura irimo iragwa tuza twiruka nyine dusiganwa n'imvura ndaza ndakingura nkinguye ncanye itara urabona iyo ukinjira mu nzu uraza ugakingura ugahita ucana itara wacana itara ugatangira kureba mu nzu noneho ndebye mbona inzoka hejuru y'irebe ry'umuryango gutya nkabona inzoka yizinze irangije izamura umutwe ikajya indeba noneho ngira ubwoba nshaka gushyira urushyi ku munwa nyine ngo mvuze induru Imana irambwira ngo wibeshye uvuze induru nuvuze induru baravuga ko ari nyabingi zawe wacishije zikugarutse nta muntu ushinzwe kuza kukwicira inzoka mu nzu yawe uru ni urugamba rwawe ugomba kurwana ndavuga ni karabaye noneho inzoka irancamo 3 ndangije mba mfashe umwana muryamishije ku buriri maze kumuryamisha ku buriri mba ninaze hanze nzanye uruti rurerure runini ya nzoka yari ihagaze nyine hejuru y'irebe ry'umuryango mba nyikubise igiti hita yizingura isesera mu ibati nayikubise igiti nzi ko igiye guhubuka ikikubita hasi nkayicira hasi ihita isesera mu ibati iseseye mu ibati mba ndayibuze
ndavuga nti namenye amakuru y'uko iyo umuntu akubise inzoka akayihusha ntayice iramuhiga mpaka imuriye ntimana yanjye iyi nzoka iranyica narasenze ninginga Imana ngo imbabarire nshyireho uburinzi ndindire n'abana ya nzoka itaza kuturya nijoro ndasenga numva ndasaraye ndananiwe pe numva umwuka umbanye mukeya ndangije ndavuga nti reka niryamire gusenga n'ukwanjye gukora n'ukwawe Uwiteka umbabarire undindire n'abana kandi ikintu nkwisabiye umbabarire umpereze ibitotsi nsinzire ntaza gukanguka nkibuka ko hejuru yanjye haturamye inzoka Imana yarambabariye yakabyara iranyumvira impereza ibitotsi ndasinzira nakangutse ari mu gitondo gukanguka mu gitondo rero hanyuma rero ndangije ndabyutse ndongera nisubirira kwisengera ku musozi noneho mu gutaha ndataha ndaza ndongera ndakingura nanone naragendaga buri gitondo ngataha nijoro none se wenda tutihuse ko wari uzi ko nyine ngo iyo wakubise inzoka ngikarakara ukagenda utayishe ngo igigaruka ntago yanzoka yaje kugaruka no mu bice kuri pe nago yigeze igaruka narasenze mbwira Imana nukuri reka nkubwire buri amasengesho tujya dusenga Imana irayumva nubwo itahita igira ikintu ikubwira ako kanya ariko iba yumvise hanyuma rero buri Imana igikora yavuze igakora itanavuze njye nasenze nyisaba ko iri bundinde ko iyo nzoka yandya kuko byanze bikunze nari mfite ubwoba ko igomba kundya cyangwa ikandira umwana noneho narasenze ndasenga ndayibwira ntibasumba barire umpa ibitotsi nsinzire sinze gukangukira kuri iriya nzoka irambabarira Imana nukura amasengesho dusenga niyo itakubwira ngo numvise ariko buriba yumvise irangije iranshyigikira impa ibitotsi ndaryama bukeye mu gitondo mba ndongera ndabyutse ndigendeye mu kugaruka Mana yo mu ijuru ntashye nanone nijoro nsanga yo nzoka yongeye irahagarara nsanga yagarutse yongeye yabaga ari inzoka ndende ibirongeye nanone nsanga noneho iriryamiye ku gikuta ni mwami Yesu ryagini noneho riragarutse riranyica mfasha abana ndabaryamisha twaryamaga nyine hasi mba mfashe matera ndayitebeza neza nyitebezamo supaneti ndyamisha abana ndangije mba mfashe igiti mba nkubise ya nzoka yari iryamye ku gikuta nyikubise ibimanukiye ahantu imitwe y'abana iri natebereje supaneti ibiramanutse ntimana noneho abana banjye barapfuye bararangiye mba mfashe ya matera nimba sumbaza ahantu imbaraga zavuye n'umujinya mba ndayiteruye ndayinaga nka hariya hepfo nyinaga n'abana baryamyemo baracurikirana muri matera mba mbonye ya nzoka itangiye gukambakamba ku gikuta ngo yurire mba nyikubise igiti mba ncubijemo n'ikindi birapfuye mba ndayisohoye nyijugunya imbere y'umuryango maze kuyijugunya imbere y'umuryango mu gitondo mbyutse ndayibura nsanga bayihakuye ndongera ndigendera haciyemo indi minsi nk'itatu barongera bohereza indi noneho bohereza indi irusha ya yindi imbaraga barayohereje bamaze kuyohereza nayo yaje iruta yayindi ubunini uburebure n'ubugari byose byari nyine yari yisumbuyeho kuri yayindi nayo barayohereje bamaze kuyohereza nayo ndayibona yarazaga igahagarara ku gikuta mba nayo ndayikubita inkoni yo ndayica ntiyancitse imvura yari iri kugwa nyijugunya inyuma y'inzu noneho nza gusohoka imvura imaze guhita nsanga ya nzoka nayo bayitwaye ntayihari ubwo ibibaye inzoka ya kabiri noneho babohereje iya gatatu haciyemo nk'icyumweru noneho ubwo bohereza iya gatatu bohereje iya gatatu iraza noneho izari nini iruta za zindi zose
ndangije ndavuga ati noneho inzoka ya gatatu irancamo kabiri. Noneho ndangije ndisohokera pe ngira ubwoba yo ndayihabuka ndisohokera ndabanza kubera ko ahantu nari ntuye hari hegereye ishyamba ndabanza njya ahantu mu gashyamba ndasenga maze gusenga mera nk'umuntu utwawe n'agatotsi numva ngize umunaniro udasanzwe ako kanya mera nk'umuntu ufashwe n'agatotsi mba nsa naho nsinziriye gutya ngiye kumva numva umuntu amvugiye mu matwi ngo ntago ngushaka mu nzu yanjye mvira mu nzu nutayivamo nzakwiciramo. Niko numvise umuntu amvugira mu matwi mba ndashidutse nsanga narindi mu nzozi narindi kurota. Noneho ndebye umuntu ndamubura mba ndagiye ndavuga ati uko byagenda kose uyu ni nyirinzu uri kunterereza izi nzoka mba ndagiye n'umujinya urumva nari mvuye gusenga nta bwoba nari mfite mba mfashe umuhini ya nzoka ndayikubita nyikubita ubwa mbere nkubita ubwa kabiri biramanutse yikubita hasi nyikubita umutwe ndasohora ndagenda njugunya hanze maze kuyijugunya hanze bwarakeye numva ko urugamba nyine rurangiye haciyemo nk'icyumweru naje kurwaza umwana. Umwana mwabanagaho mu nzu nyine muri abo bana banjye nari mfite abana babiri nari mfite uw'imyaka 3 mfite n'uw'amezi 5 w'agahinja mbanje kurwaza umwana wa wundi w'imyaka 3 wari mukuru wagendaga umwana abararwaye abararembye muhaye imiti biranze aho kugira ngo umwana akirahubwa akabyimbinda umwana byimbinda ubundi inzoka nk'izo ngizo zintererezanya iyo uyishe ubundi uyishe udasenga uhita upfa iyo udapfuye umwana wawe arapfa. Niko kuri se kuko urumva ntago zari inzoka ziraho gutyo gusa zari intererezanya nyine iyo bakorereje inzoka iyo ari intererezanya iyo ari intererezanyo nyine bayiguterereje ukayica iyo udasenga cyangwa utari umurozi urapfa cyangwa umwana wawe agapfa. Cyore bura niyo mpamvu bazohereza kugira ngo uyice nawe upfe. Hari igihe inzoka bayohereza bayigutumye bagira ngo uyice nawe uhita upfa. Cyore ntabwo akenshi rero nyine kuko abantu benshi bamaze kubimenya k'inzoka bayiguterereza wayica ugapfa cyangwa ugapfusha umwana. Iyo uri umugabo ukayica urapfa cyangwa umugore agapfa atapfa umwana agapfa kuko abantu benshi nyine bamaze kubimenya. Iyo abonye ari intererezanyo yegera ajya gushaka umupfumu ajya gushaka umupfumu akaba kuko urugero ngewe mfite mukuru wanjye ariko mukuru wanjye aba mu cyaro mukuru wanjye bamuterereje inzoka noneho iraza ijya munsi y'igitanda yarampamagaye ati mbabarira untabare baga wifashe kuko nanjye nta wamfashije bamwoherereje inzoka iraza ijya munsi y'igitanda igiye munsi y'igitanda ikajya isyongoza gute kuno abagabo basyongoza bavugiriza yego kuno abagabo bavugiriza iryama munsi y'igitanda ikajya ivugiriza nawe akiryamyemo aryamye hano hejuru inzoka irimo hasi ariko n'intererezanyo bari bamuterereje ikajya ivugiriza ikavugiriza nk'umuntu w'umugabo urimo noneho amamagaye ngo nze nyimwicire ntayo nishe ababwiye umwana wiwe yari afite umwana wiwe w'umuhungu inzoka barayishe amaze kuyica haciyemo nk'icyumweru bamuterereje indi ubwoba buramwica aravuga ati inzoka ya mbere ndayikize iyi nzoka ya kabiri yo ntabwo iri bumpitane arangije ajya ku mupfumu mukuru wanjye we yahise yigira ku mupfumu bano bantu bitwa abamasayi yagiye ku mupfumu w'umumasayi aba amutekerereje ukuntu inzoka ya mbere umwana yayishe none bakaba bohereje n'iya kabiri n'ubundi iri kuvugiriza munsi y'igitanda umumasayi aramubwira turamenye iyo nzoka umwana wawe niyongera kuyicara ahita apfa umuhambi amuhereza imiti
aramubwira ngo nagenda yiha umwana wishe inzoka ya mbere ayinywa amuhereza n'indi aramubwira ngo genda uyitere mu nzu uyitere no munsi y'igitanda ahantu iyo nzoka iri kuvugiriza iri bwisohore yijyane nta kiri bugutware yaragiye ahereza wa mwana imiti arayinywa indi isigaye ayitera munsi y'igitanda inzoka irisohokera irigendera nta kintu ariko urumva ni umupfumu wabikoze nta kintu yigeze imutwara ariko urumva agiye mu bapfumu nibo babikoze noneho rero njyewe ntago ibintu byo kujya kuraguza ntago njyewe byari gukunda ntago byari kunkundira cyane yuko impamvu ibintu byo kuraguza nabiciye amazi ndayikubwira nagize gutya njyewe mbana n'umugabo tumaze kubana tumarana igihe kinini narabuze urubyaro